Muraho, Yesu nashimwe. Turabasuje mu izina rya Yesu. N'ubwa mbere ndabatunguye, n'ubwa mbere mumbonye imbere ya kamera mpagaze. Ndatekereza ko ntago mwajyaga mumbona nyine igice cyo hejuru. Vuga ubutumwa ko buriya gusoma Bibiliya bitewe n'ahantu tuba turi kenshi na kenshi, hari igihe biba ngombwa ko twicara, ariko muri aka kanya nongeye kuza imbere yanyu shima Imana ko ndi muzima. Hari benshi bari bazi ngenga ariko ndi n'ikimuga, ariko mfite ingingo zuzuye rwose, murabibona ndahagaze kandi ndashima Imana ko yampaye ubuzima. Namwe kandi ndashima, namwe mujye mushima Imana rigaho, kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo niba waramutse ushima Imana, niba wabashe kurya ushima Imana, niba nta nicyo wabonye nabwo ushima Imana, kubera ko buriya hari impamvu Imana yaguteganyirije kubaho, hari impamvu Imana yifuza ko ibyo bintu bikuriramo kugira ngo ubashe no kubimenya. Kuko abantu benshi ntabwo twese twabasha kubona ibyo dushaka, ariko iyo wiringiye Uwiteka ukajya mu bikomeye ugasenga, Imana ikugirira neza. Rero muri aka kanya shima Imana, ndashima Imana ko imaze kugiye n'inkorera ibitangaza bikomeye. Hari benshi baba bumva nyine bakibaza ati se uriya muntu ibintu avuga ni ibiki? Ibintu tuvuga biturimo. Ijambo ry'Imana tuvuga riturimo, tuvuga ibintu biturimo, tuvuga ibiri mu muhamagaro wacu, tuvuga iby'Imana yaduhamagariye kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Erega buri muntu wese afite ukuntu aba yarahamagawe, ariko ndagira ngo bamenyeshe ngo ubu ngubu ku Ijambo Ribohora TV, ubu nibwo umurimo ugiye gutangira. Mwari mubizi ko twanyuzaga ijambo ry'Imana dusoma Bibiliya, ariko ubu ngubu hagiye no kujya hanyuraho indirimbo zo kuramya no guhimbaza. Ndabahishiye kandi ni iby'iminsi mike cyane rwose, ni iminsi mike mugiye kujya mubona indirimbo nziza z'Imana nk'uko bisanzwe. Abantu bakunda kuramya no guhimbaza, indirimbo zacu duhimba, indirimbo zo kuramya no guhimbaza mu bitabo by'indirimbo, izo zose zigiye kujya zinyura ku Ijambo Ribohora TV. Rero bantu mukunda kuramya no guhimbaza, ni karibu, ni karibu, ni karibu, ni karibu. Kandi noneho nimukajye muza ngo mugende gusa mutanakoze subscribe. Kuko iyo ukoze subscribe waguye umurimo w'Imana, icyo ni icyambere. Ubu urimo kwagura ubwami bw'Imana, ni ikimenyetso cyerekana ko mudutega amatwi kugira ngo mutwumve tubashe gukora iby'Imana yaduhamagariye. Kandi nongere mbabwira kandi kantu, mureke dukorere Imana igihe kigihari, kuko igihe kigiye gushira buri muntu wese ajya atangira avuga ati noneho ibi ni ibiki? Muririmbyi niwe waririmbye indirimbo ntasubira ngo korera Imana, ibindi byose ni ukubeshya, ngo maze wirebere, ngo wirebere ibanga ryo gusenga. Nta rindi banga ryo gusenga, nuko icyo usengeye cyose ukibona. Rero natwe icyo dushima Imana nuko yaduhamagariye umurimo, ikaduhamagara kuyikorera. Niyo data wa twese mwiza, niyo iduhemba, niyo mbese ngiye hari ibintu Imana ijya inkorera, nkareba ukuntu imiryango yanjye nta kintu na kimwe, wenda si ukuvuga ngo barakize, si ukuvanga iki, ariko mujye mumbabarira kuvuga imiryango yanjye nuko ariyo nkomokamo. Kuko sinavuga ngo mvuge ibindi byandikwa, oya, ndavuga aho nkomoka. Nubwo umuntu atagira icyo aguha, ariko akaguha umutima mwiza. Rero ndashima Imana ko yatugiriye neza, ikaduha ubuntu bwayo, ikaduha urukundo rwayo, ikadukura muri karande, ikadukura hahandi twabonaga ko turabo gupfa, sibyo? Ariko uyu munsi ntabwo turabo gupfa. Uyu munsi turabo kubaho nk'abakiranutsi b'Imana. Nubwo twahura n'intambara zikomeye, nubwo twahura n'ibigoranye, ariko Uwiteka ari kumwe natwe. Haleluya! Mureke rero dushime Imana, mureke dusenge, mureke turirimbe. Gusa ndabahishiye Uwiteka akomeze kubana namwe. Mureke dusangire ijambo ry'Imana ku Ijambo Ribohora TV. Abari bafite amatsiko yo kumbona rero murambonye. Haleluya! Sibyo se? Ni mumbonye se?